ubuzima bwacu famiye yacu bari abantu b'abakristo cyane, n'abantu batigeze bajya mu bintu bya politike. Data yitwa Karasira Karaveri, yari umwagoronome, mama yitwaga Mukaruzamba Goreti. Tukaba rero twarabanye nk'umuryango, nta gutandukana, nta kujya kurererwa ahandi, nta kumva ngo mama yahukanye. Ibyo tukaba twarabibanyemo gucyo neza. Tukaba iwacu mu by'ubwoko n'abatutsi. Tukaba uretse ivangura ryajyaga riba nko mu ishuri baduhagurukije, kuko mu ntangiriro za buri mwaka baraduhagurutsaga bati abatutsi ni bande, abahutu ni bande. Abatutsi babaga ari bake cyane, ukuva biteye ipfunwe, ariko nicyo cyonyine nakubwira nabonye. Ntabwo twigeze twicwa n'inzara, twabanaga neza n'abaturanyi bacu, tugasurana n'iki. Ibintu rero byagiye kuba bibi igihe muri 90 inkotanyi zateye. Twabaga ku Gitega, abaturage twari duturanye batangiye kutwikekamo ibyetso, nk'uko hari n'indi miryango myinshi y'abatutsi bafunzwe babita ibyetso. Bituma tugerageza kuva aho twari turi tuza kuba Nyamirambo, kuko niho hatari abantu benshi bari bafite iyo ingengabitekerezo y'urwango. Niga mu seminari y'Indera muri 94 yabaye umuryango wacu wuzuye, tunanirwa kuhunga. Twabuze aho duhungira kuko amasura yacu yatwerekanaga yuko bari kutwica. Unyo wakwerekana irangamuntu. Twiyemeje kuguma aho twari dutuye i Nyamirambo kugeza ubwo kuri 22 igihe inkotanyi zafataga hariya za Kicukiro, ikibuga cy'indege, ikigo cya Kanombe. Bari bakajije mu bisasu bateraga by'amarokete babyitaga Katyusha. Kimwe kigwa mu rugo kica murumuna wanjye. Kimaze kwica murumuna wanjye, twiyemeza guhunga gutatana. Ngiye nemeza kuguma mu rugo ngo Nyamirambo na papa. Mama ajyana na mushiki wanjye na karumuna kanjye ka Bucura. Kugeza ubwo nta telefone zabagaho, ntitwakomunikaga, turaburana neza. Intambara irangiye muri 7 abasirikare ba FPR badusanze aho twari twihishe mu nzu, mu masipuri yaratiki. Ariko abantu twageragamo, abantu bakaducungira interahamwe zagenda, tugateka, tukarya, tukanafashwa, kuko nta bantu bari bagifite ibintu. Leta yari maze iminsi itanahemba abaturage, abakozi bayo. Nyuma rero harinze nk'ibyumweru nk'ukwezi, twabonye mama agarutse atubwira yuko nawe yagize amahirwe yarokotse. Mama azazanye ibintu ari kumwe na murumuna wanjye, n'ubu tubana, ariko wagize ibibazo byo mu mutwe. Batubwira yuko ibintu ari bizima, ko hari ibintu basize ahantu bitiririma, hari ibitaro, ko azasubirayo kubifata. Mama asubiyeyo ntiyagaruka. Haciye ibyumweru nka 3 papa nawe ajyayo, ariko urumva nanjye nari ndi mukuru kundangirira irima, baravugaga ahantu Medecins Sans Frontières yakoreraga, nanjye ubwanjye njyayo. Ngezeyo nibwo nahuye n'umuntu ushinzwe umutekano wari afandi, ariko yambaye civile. Ati bite, mbona arahigimye, ati aba nibo wabuze, ati guma aho ngaho gato ndaje mbakurebere. Mu gihe yagiye nibwo nabonye umugira neza, nanamushimira sinkimwibuka, sinzanapfa munongeye kumubona. Ahita ambwira ati igendere, niko bimeze. Buri nimugoroba batwara abantu bakeka ko ari interahamwe, ariko iwanyu baketse yuko mama wawe kubera gukora muri Medecins Sans Frontières abafasha. Yavuganye n'Igifaransa nabo, kuko benshi b'inkotanyi ntabwo bari bazi Igifaransa, ngo avugana n'abazungu babwira yuko hari ubwicanyi buhari. Kuva ubwo iwacu bagenda gutyo, amezi angahe arashira, tumenya yuko babisha abaraho bose. Bajya ari bangahe? Ubwo bari 3. Nuvuga ngo inkotanyi zatwiciye abantu 3, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo nawe wa mwana wishwe na Katyusha babaye 4. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, bafite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe ne wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira. Doko barazaga gufata inzu bakakuvanamo, bati inzu yabohowe na fandi. Turabana, ashobora kwiga bisanzwe,
ntago nigeze ndihirwa na farije. Nashatse no kujya mu bintu bya ibuka n'iki, ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho jenoside yabaye ndi, bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu ariko ababyeyi direct bishwe n'inkotanyi, bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse binyigisha ibintu ari byo abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Bo hagati aho nagiye muri universite, ntabwo byari birebire, ni Ruhande hari Butare. Ariko icyo nshaka kukubwira, universite wize yiki? Ni ikoranabuhanga. Naho muri universite nahabaga ntafite ahantu ho kuba mu gihe cy'ibiruhuko, hagasigara abantu bacitse ku icumu gusa, kugera ubwo cyari nka ryari za 98 kugera muri 2003 gutyo. Aho naho ntabwo nahabanye neza n'abantu, kubera yuko abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari uwabo, bahimba inkuru zitabayeho. Bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Foroduard wari interahamwe ikomeye, abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martin wari uwa Sederi, kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho, kugira ngo ibibi bya FPR byakorewe umuryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo, ari naryo abantu babona nkoresha cyane, byo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira. Ngo uvuge ngo ubwoko bw'abahutu n'abagome bose, ubwoko bw'abatutsi n'abagome bose, wagiye nahemukiwe ku mpande zombi. Kuko ubu nkubwira aho irwaniro nta hasigaye ingerere, kuko interahamwe zagezeho, bamwe bavuga ko banohereje indege iragendera batsemba kajugujugu, kuko bari bashoboye kwirwanaho barwanisha amabuye n'iki, kuko kuva 59 bari mu batutsi bashoboka kwirwanaho bagakumira abahutu bavuyemo, ubwo bashakaga kubamara n'ibiki n'ibiki. Nuko rero byagiye bigenda magingaya. Ndumva sinzi wambaza ibindi. Ndumva uracyari umusore, ufite umuryango ugukomokaho, bimeze bite? U Rwanda rero ko narubonye ni igihugu gishaririye, ni igihugu nanjye ubwanjye kukiba mu mbona biruhije. Ntago naza n'umuryango, ntago nashinga umuryango ndi mu Rwanda. Ko numva abana banjye ntago bashobora kubona uburenganzira bwo kubaho nkuko nanjye nabwimwe. Ndaguha nk'urugero, ugiye nimwe passport, ubu ndumva n'umwana wanjye n'urukingo wenda bazarumwima. Ni igihugu mbona kirobanura, kigendeye yuko ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bo bafite, kandi je sinshobora kugira ibitekerezo nk'ibyo bafite, kuko giwe nahemukiwe ku mpande zombi. Busanga barahemukiwe nko ku ruhande rumwe, bakigira batagatifu ku ruhande rumwe, urundi bakarugira nk'urwa shitani. Unese waba ufite umukunzi basi? Nta mukunzi, kuko ibintu byanjye usanga ari ukwirirwa nihisha, ari ukwirirwa mfite abantu bangendaho. Ibi bintu byatangiye kera, no kuvuga ngo natangiye guhera mu 2010, ari nabwo nagiye mu buhanzi. Byatangiye kera aho abanyeshuri n'abandi bambari ba FPR ngira ngo n'abana b'abacika cumu babona ndi umututsi nk'aba, ariko ntajya mu nama zabo, inama za RG ibiki, bampimbye nyine ayo mazina, bituma abantu bose bamvaho, bakavuga bati ntitwabana n'umwana wa Bucyana, ntitwabana n'umwana wa Karamira. Dogo ni uburyo bwa segregation ni mu nyangire. Nuvuga ngo nahuye n'ibibazo birenza hari byo abanya-Palestina bahura nabyo bayobowe na Israel, cyangwa abirabura bahuye nabyo apartheid kiyobora. Karasira ni igiki yanga urunuka mu buzima bwe? Je nanga ikinyoma, nanga umuntu mbeshya, nanga no kumva umuntu beshya abandi. Ni ikinyoma rwose. Ni ikihe kintu ujya wishimira mu buzima bwawe? Ikintu kijya kinshimisha niyo nahuye n'abantu tukaganira kuri politike yo mu Rwanda, ariko ntabwo badufite tukayivuga ukwiriye. Numva bishimishije, numva nta rugogera na gatoya. Okay, mu bijyanye n'icyo kurya n'icyo kunywa ukunda iki hagataho? Byose ntago ndobanura, nta ibyo kuri ibyo umutekozi yaba yateguye n'ibyo nijya nta kibazo na gito. Ibyo kunywa se? Ibyo kunywa nirinda cyane ziriya nzoga zifite alcohol ikomeye, nako isuka